Umva nyine iminsi ko yagenda ko natangiye kubimenya mu kwa gatanu. cyo natangiye kubimenya ndavuga ati kuko umuntu tiyo bimenya niho negere ngira nari ngira inshuti yanje cyane baza bita ngo Nerakiza n'ura n'umuntu twakoranye muri quartier Nakiza turamuramukije. Nerakiza ni inshuti yanje cyane uzimaze noneho niwe naganiriye mubwira uko bimeze n'abati ndi mukuri ukuntu naje gusanga mfite ikibazo ahantu habi cyane. Naje gusanga mfite ikibazo ahantu habi cyane wenda haragoye kuvuga ariko takundiga ni namashimwe ndi gushima Imana kuzakoze cyane. Naje gusanga ngwaye nyine mu bagabo nyine mu myanya y'ibanga. Ariko nyine bisaki kugize ikibazo cyo kubivuga mu rugo biganiza inshuti kuko ndacu nzanyisha nzamubwira byose n'abakambira byose. Niwe nabwiye ndangije kumubwira nawe nyine kuko yewe yarari ruguru ko naje ndano hano Bujumbura iwe ari ruguru. Arangije yegera uncle wanje aramubwira amubwira uko nyine namubwiye ntana kimwe yasize abimubwire niho umuryango nyine wahise ubimenya. Urangije kubimenya nyine barantelefona barambaza ko nyine nta bindi bari kumbaza ko baba babimenye. Barangije kubimenya nyine niko kubanza kuja ku bitaro. Ndangije nja kwipimisha nca ku radio barabanza barareba basanga mfite ikibazo cyo kubagwa. Hama ko baratense kubwira uwo nimba ari Nerakiza Nyakiza Nerakiza nagize Nyakiza none je mfata ngari kumugwa cyangwa umugore oya ni umuhungu. Nari numvishe ukuntu ubawuse kuvuga ico kintu ku mukobwa utakibwiye abavyeyi ariko ndumva birumvikana. Se ningi cyatumye utinya kumubwiraho? Icyatumye so gutinya kandi kuko nanabati nzababwira. Urumva nyine nabanje kumubwira nyine ko inshuti yanje kuko mbere yuko nkora ikintu nzabona n'umuntu ungendera inama cyane. Tungendera inama nkabanza nkamubaza nyine urumva muri make turangana ariko nyine icyo tuzadufashanya no kugendera inama ndamubwira none ngira nyine mubwira nyine ko umugendera inama niyo wambwiye ati uzobigera abavyeyi ntukazotinde kuko ingwara iyo itindanye nico gihe usanga ifite ingaruka. Ariko urumva se wabwiye abavyeyi niho yababwiye? Oya niwe wababwiye. Aho kira igihe byatangiye wakaza wiyumva gute? Umva bitangira nakaza ndibwa cyane mu buryo sinzi ko no bivuga. Kazuribwa karibwa nko mu kiye gice se? Uba naribwa nagira imisonga mu nda habe no mu kuguru k'iburyo cyane. Kuguru k'iburyo no kubona kazangiramo ikibazo cyane nyine ko imisonga nimwo yakazija yose. Oya sawa reka mbaza kandi kantu waruvuzeho wakaza ufata bisi ukururuka. Ese wabugiye? Nabaga ngiye mu bitaramo kuko nava mu rugo ndi muzima. Kaja mu bitaramo kaja gutarama ibisanzwe cyo kimwe n'abandi. Ako nyine urumva nyine nyagira nyine umukoshi nyine wa camfata nyine ntarashika mu rugo numva byari ikibazo cyane. Ako ubundi ubwo nakangana ndi muzima niyumvishije meze neza cyane. Ukunda gutarama? Nkunda gutarama cyane. Rahira hakika Mungu. Uko muri iryo joro gihe wumva uko ufite ubwoba ugasenga niki cyane watekereza? Icyo natekereje nyamukuru. Icyo natekereje ukuntu kingana muri ake niho ngikura. Atekereza ukuntu mbangiye kuva mu buzima n'ikintu kitoroshe cyane. Yego. Atekerezo cyane nako ntekereza ngasa kogize ubwoba kuwihebye n'ukuntu muri make no yita amahirwe.
hari ahantu kuhava ni amahirwe akomeye cyane kuko ari uzi winjira nk'uri muzima waje kuvamo bakaza baheza ababyeyi ba makuru agati birashika cyane tuzabashije kugenda neza none atekereza uko nguko nkumva nyine ndihebye ariko igihe nasenze ndavuga ati Mana nimvamwo nkaba muri bloke uko kose nzoba meze gusa nagaruye ubwenge mvuyemo nzagushima. Hello bakunzi ba Nimaisha TV, turabegereje kuri uno munsi tariki z'uno munsi. Ni ikiganiro cacu ca mbere gukora hano kuri Nimaisha. Rero tubaye kaze aho murere mwese, tubaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'ibihugu murimwo. Twebwe wacu hano turi umugoroba nkuko mubibona, ariko reka ivyo tubirengane. Imbere ya screen murabona umusore umeze neza cyane, simuzi ariko turamenyaho byinshi arabivuga. Sawa, reka tumwiyegereze, turakwiyegereje. Murakoze. Ego, nawe urakoze kabisa cyane. Murakoze cyane kubw'ikaze muduhaye. Amazina banyita Ndabunguye Semahoro, nkaba ndi umunyamurenge. Ndi umunyamurenge, ntuye i Burundi. Nkaba umuranje ndi umuzigaba. Nkaba umwishwa abatwari. Ababyeyi mama bamwita Munezero. Papa niwe ntazi izina ryiwe kuko yagiye nkiri mutoya cyane. Mbese muri make tawe nabonye. Pole cyane. Pole cyane kabisa. Ndakwihanganishije kuba warabuze umubyeyi ukiri muto. Ntabwo isi niko bimera. Ako naco tuzamusanga tuganiza ubuhamya ufite kuri uno munsi wa none, ukaba ukiri muzima bivanye n'ibyo waciyemwo, ibintu bitandukanye. Turakwiyegereje ku buhamya bwawe. Murakoze. Uduze ijwi cyane. Tukene nyine tubwire ko byatangiye naho bigeze, nubwo ubu nyine wicaye ukiri muzima ariko hari aho Imana yagukuye. Ubuhamya nyine urumva no butangira mbese ahatangira. Yego. Muri make nyine bije gutangira nyine nari ndano bisanzwe kuko nari ntuye hari Bujumbura. Nari mba mu Bwiza ku ibarabara ry'umunani nimero 75. Nono nagize ikibazo nyine ko nyine n'indwara bisanzwe cyo kimwe n'izindi. Yego. Ariko kuri nje byaje sinzi ko no bifata. Naragwaye nyine hasi mu kwa gatanu, ntangira kumva nyine ikibazo cy'umusonga. Cy'umusonga ndaribwa cyane. Ndibwa mu buryo naja gutarama mu gitarama bisanzwe, mu buryo nofata bisi nkaja mu barazwe navayo. Mu buryo arige ibizigeze bwa nyine nuruka bisi hara kuri foyer tuyururukira. Ndiko ndururuka nyine nca numva nani imisonga ndicara. Mu buryo no gutambuka byagoraga. Naricara kamara hafi isaha n'igice nicaye, naho ngaho natangira gutambuka. So kuvuga ngo isaha n'igice nishira ngo ndama ntangira gutambuka. No gucumbagira neza kugira ngo nshike mu rugo. Nyine urumva aho twurukiraga bisi naho kugira nshike mu rugo byantwaraga hafi k'iyindi saha n'igice cyangwa amasaha 2 kugira mpashike, kuko nagendaga nitonze buke buke. Kuko iminsi yagiye yicuma nyine, nkagera rimwe ngafatwa, irindi nkaba ndi muzima. Ariko iminsi nyine yagenda iricuma, ndangije mbona ko aho ngeze numva ko bingejeje kure. Inza gusanga nyine nje nyine nareba ndavuga ati se niki kizakibitera. Ese kira igihe byatangiye wakaza wiyumva gute?
umva bitangira nakaza ndibwa cyane mu buryo sinzi uko nabivuga. Kaza uribwa ukaribwa nko mu kihe gice se? ubu naribwa nagira imisonga mu nda no mu kuguru kw'iburyo cyane. Ukuguru kw'iburyo nubwo nakaza ngiramo ikibazo cyane nyine ko imisonga nimwo yakazija yose. Oya sawa, reka mbaza kandi kantu wari uvuzeho wakaza ufata bisi ukururuka, ese wabugiye? Nabaga ngiye mu bitaramo kuko nagomba nava mu rugo ndi muzima, kaja mu bitaramo, kaja gutarama ibisanzwe cyo kimwe n'abandi. Ako nyine urumva nyine nyagira nyine umukoshi nyine wa camfata nyine ntarashika mu rugo, numva byari ikibazo cyane. Ako ubundi ubwo nakangana ndi muzima niyumvishije meze neza cyane. Ukunda gutarama? Nkunda gutarama cyane. Rahira. Hakika Mungu. Uko ubuhamya ibyo byose wari uvuze, nimba uri muzima nibyo bitaramo. Nkunda gutarama cyane. Imana nitwigira imbere ndababwira umukunga aya ndababwira neza turawushiramwo washa. Nitwigira imbere nyine kuko ndagenda nyine mvuga uko byose nyine ku murongo. Nimura turazabwira ku kintu cyitwa igisirimba. Ama kwavuga ngo wagenda nk'amasaha 2 kugira uve ahantu wabugiye gutaramira ushiki wanyu, umusonga wagufasha. Ese wagenda wenyine cyangwa uri kumwe n'abantu bagufasha kuba woshika mu rugo? Urumva nabaga ndi jenyine. Ico gihe kimwe niyo twari kumwe n'undi mugenzi, ariko nawe nyine urumva twarasiganye ko twaje mu mabisi atandukanye. Iwe yaje ansanga mu ibarabara nyine narenze, ariko nagendaga nje nyine nacumbagiraga buke bushoboka pe, ko nagendaga nje nyine. Se mu gihe wagenda mu minsi wowe wararibwe, hari igihe muri iyo minsi wigeze kugira ikibazo kigatera ingaruka mu rugo? Oya, mu rugo impamvu ntangaruka ko bari batarabimenya, nari ntarababwira nyine. Urumva nje nagume nyine ndikurikira ngatirika mbanza ndebe uko bimeze ikiza kuvamo. Nonoga nkaguma nyine ndabikurira gusa nari ntaravuga mu rugo, ntibari batarabimenya nyine. Barabagasa nyine nibisanzwe. Se ni kwe kutabivuga mu rugo? Niki cyatera kutabivuga mu rugo? Ko umuntu yogwara akavuga bigasaba ko baje kumuvuza. Nihe ngwara yatuma wagwaye utobona uko utovugira mu rugo? None uko byagenze urumva nyine iminsi ko yagenda ko natangiye kubimenya mu kwa gatanu. Cyo natangiye kubimenya ndavuga ati kuko umuntu tiyo bimenya niho negere ngira nari ngira inshuti yanje cyane bazabita ngo Nerakiza. Nura no umuntu twakoranye muri quartier. Nakiza turamuramukije. Nerakiza ni inshuti yanje cyane uzimaze. Nono niwe naganiriye mubwira uko bimeze n'abati ndi mukuri ukuntu naje gusanga afite ikibazo ahantu habi cyane. Naje gusanga afite ikibazo ahantu habi cyane, wenda haragoye kuvuga ariko takundiga ni namashimwe ndi gushima Imana kuzakoze cyane. Naje gusanga ngwaye nyine mu bagabo nyine mu myanya y'ibanga, ariko nyine nsaki kugize ikibazo cyo kubivuga mu rugo. Biganiza inshuti kuko ndacu nzanyisha nzamubwira byose n'akambwira byose. Niwe nabwiye ndangije kumubwira. Nawe nyine kuko yewe yarari ruguru ko naje ndano hano Bujumbura iwe ari ruguru. Arangije yegera uncle amubwira uko nyine namubwiye ntana kimwe yasize, abimubwire niho umuryango nyine wahise ubimenya. Urangije kubimenya nyine barantelefona barambaza ko nyine ntabindi bari kumbaza ko baba babimenye. Barangije kubimenya nyine niko kubanza kuja ku bitaro. Ndangije nja kwipimisha nca ku radio barabanza barareba
basanga mfite ikibazo cyo kubagwa. hama ko baratense kubwira uwo nimba ari Irakiza. Nyakiza Ni Irakiza. ni Irakiza nagize Nyakiza none je mfata nkari k'umugabo cyangwa umugore. Oya ni umuhungu. Nari numvishe ukuntu ubawuse kuvuga ico kintu ku mukobwa utakibwiye abavyeyi ariko ndumva birumvikana. Se ningi cyatumye utinya kumubwiraho? Icyatumye so gutinya kandi kuko nanavuze ati nzababwira. Urumva nyine nabanje kumubwira nyine k'inshuti yanje kuko mbere yuko nkora ikintu nzabona n'umuntu ungendera inama cyane. Tungendera inama nkabanza nkamubaza nyine urumva muri make turangana ariko nyine icyo tuzadufashanya no kugendera inama ndamubwira none ngira nyine mubwira nyine ko umugendera inama niwe wambwiye ati uzobibwira abavyeyi ntukazotinde kuko ingwara iyo itindanye nico gihe usanga ifite ingaruka. Ariko urumva se wabwiye abavyeyi niwe yababwiye? Oya niwe wababwiye. Aho ese mugiye abavyeyi bumvisha amakuru ku wundi bo babanye batayamwumvisha babyifashemo gute? Gusa nyine nabo nyine urumva nyine n'abantu bakuru nyine barabyumva nyine ko bimeze. Nawe nyine ndaga birumvikana cyane. Kandi umwana we babana mu nzu atarayamubwira ico kintu ntari we wopfa kucemera? Oya nyine bakwicaje muhira baramubajije barangiza nyine yarababwiye. Ariko kubabwira nyine ibyo nyine barako bambaza urumva yavuze uko iwe nyine uko yavuze sinari mbizi sinari mpari. Ariko nanje nyine basuye kumbaza nyine birahurirana nyine basanga uko nyine nanamubwiye uko namubwiye nako nyine nako niyumva sinacishije hirya ngo cangwe gusa nyine namubwiye nyine uko bimeze nawe nyine ndabasigurira kandi bambaza uko nyine nakazandiribwa ndababwira nyine ko nari mumishe nyine maze kwibohora nyine maze kumva nyine ntabwoba kandi buhari ndabivuga nyine nyisanzuye muri make. Sawa mugihe warabiganirije abibwira abavyeyi nawe kubwawe ubasha kubibasobanurira abavyeyi neza? Ko nyine nubishije ababwiye nanje nyine mpita nko kubasobanurira neza. Mugihe ababwiye byose se mugihe mwabiganire mwese niki cakurikiye kuba bumva ufite ikibazo gikomeye cyaho hantu kandi ni ikibazo gikomeye ku muntu? Hari aho cagera kagira ingaruka ku muntu bavyifashemo gute? Ni iki bakoze cyihuta kugira gikemugwe? Barangije kubimenya ikintu bakoze kuko babonye nyine naje naratinze bavuga ati mugihe natinze ndi kuja ku bitaro natinze kubivuga nibwo bahise bavuga ati reka babyihutishe nyine nje ku bitaro hakiri kare. Niko ko mfite abavyeyi banje cyane hanze aho bari bose ndabasuje Imana ibamugisha. Ufite aba diaspora? Mfite abavyeyi banje hanze nibo babyihutishije bohereza ifaranga nza kurikira hospital hariya kurikira niho nagiye najanye na oncle undi uba hano Bujumbura nyine ashike nyine tushanja kubyuma nyine ku radio asanga nyine waciye kucuma kimwe gusa? Naciye kucuma kimwe bampimye inani ibipimo bibiri cyane ga ico ingwara agaragariyeho niyo iradiyo. Ubwo wagiye guca mbere biranga aja kuca kabiri amare barangije nyine barambwira nyine aho ingwara nyine baransobanura nyine ukuntu ibintu bimeze. Urumva baranga ati nakantu kava mu nda gakoroka kaja nyine aho hari nyine nari mbabwiye hariya nyine ati nyine muzabagabo ni hariya nyine ni hariya nyine abantu barama batahura niho nyine twarangije nyine barabisobanura ukuntu bimeze uko biza bigenda. Baranga ati sinje nyine hariho n'abandi benshi mu gihe nyine turagira ati bampa rendezvous yo kuzabagwa. Barangije nyine barayimpa nyine numva ko umuntu nyine ubwenge buva ku gihe aho nyine banzurekera ewe
ico kintu kirakomeye Mm. kubona umuntu agwaye akaremba ntabivuge hagaca ese haciye igihe kingana gute utarabivuga? urumva haciye kademo ariko urumva nawe ko si ukuvuga ngo nuko nanze kubivuga nyine ariko nkiyandeba nyine mpangira gusa nyine ni ibisanzwe. urumva hagera ico gihe urabivuga nawe barabivuga none hagera aho wipima ica mbere baranga n'ica kabiri kirakuba. urumva ico nanyuze ngo ca mbere kwari ukugira ngo nyine korosha nyine urumva niki bintu nyine babanje kwanza barankorera mu buryo indwara ziboneka vuba nyine ko ari igihe sigitanga igoje kubipima nyine indwara zintiboneke. Yego ako nyine igipima anje kunyuza ngo nyine kugira ngo indwara iboneke abanza barabinkorera kugira ngo indwara iboneke. ese mu gihe bagwaye rendez-vous cyangwa bakubwira ngo uzobagwa utubwire ukuntu wiyumvishemo? bambwira kubagwa tijyari rya mbere byari rya mbere kuko mu buzima bwanje indwara nagwaye irandemza none umunsi umwe ni malariya sinari ntaragwara birenze byari ibintu nyine ni tutugwara nyine tw'abantu nyine dusanzwe tunakaza ngwara none barangije kumbwira nyine uko nzabagwa ubwenge bwahise busha kure cyane cyangwa bwagiye ku gihe bwavuye ku gihe kuko tage kinini cyari gishize uriya mugeni uretse uriya Solange ujya undi nawe yaragwaye nimba ari umwingo muhogo. Yego urumva tage kinini cyari giciyeho nawe abazwe nyine nono urumva ubwenge aho bwarako bundoza natekereza konti Solange nawe yagiye muri block yagiye kubagwa bwira imbeho n'ubwoba nagize ubwoba bwinshi cyane. nibo barambwira nyine nibo twababwiye ati yeme none ga muduhe nyine igihe nyine tuzoza ku bitaro nyine tuje kuri iyo gahunda mwamuduhaye. barambwira ati mwebwe ni mwebwe igihe muzabonera amafaranga muzaze nta kibazo. nani onkle nyine twaba turi kumwe niwe wabajije ati none amafaranga angana gute? ati amafaranga nyine urebye ni menshi ariko kandi si make nyine urebye nyine ku buzima bw'umuntu amafaranga ni make cyane kuko siyo bangana ni make kuko nta mafaranga yogura umuntu ko amafaranga arashira umuntu akayakura amafaranga arashira umuntu agakomeza akabaho ahubwo wa muntu nyine niwe uzi ushaka nyine amafaranga. none mu gihe bakubwiye ko bagwa tubwiye ko wiyumvishemo bagusaba ifaranga zatwaye igihe kingana gute? urumva nagiye ku bitaro mu kwa karindwi ndibuka ko nagiye ku bitaro mu kwa karindwi niho cyoge nagiyeyo ndangije bampa nyine natigiye uzobonera amafaranga uzabone gusubirayo. nagiye ku bitaro mu kwa 10 cyoge nasubiye ku bitaro ku muhari mu kwa 10 ku munsi umwe niho nagiye nsubira ku bitaro. barambwira ati nyine bampa nyine nja mu bipimo nyine bampima ibipimo ngo ntoja gupfa gukura muri block gutyo no kwanza gupima bampimye amaraso bafashe nyine ibyabo nyine ndangije nyine basanga nta kibazo gihari. none niko kuko nyine bampa na gahunda yabo yo kugira barambwira ati umwisho wo gufungura ni saa 4 z'ijoro. urumva saa 4 nizirenga ntagusura kandi gufungura urahita urekera gutyo. none umva nyine ku bitaro nja mu rugo nagiye nanje ubwanje ntiyizi gute utiyizi? urumva nyine na ubwenge wavuye muri bagute anesthesia ko anesthesia azayiterera kwa muganga nyine urebye n'ibitekerezo nyine ukuntu byari bimeze ntibyoroshe bakubwira ati baraca ubagwa ikintu kitoroshe cyane papa nico kabisa ikintu kitoroshe yewe mana we
none nashitse mu rugo nashitse gutya sinamashika njyama kuko nari mfite ubwoba muri make nabyita ubwoba. Nari mfite ubwoba ndangije ndaryama buraca nyine saa 4 burako buraca mu gatondo ko na saa 4 no mu mwisho wampaye yo gufungura nawe sinayafungura tana amazi nanyujije mu kanwa tayo bagwaye amasahane yo kudafungura. baba washitse mu rugo wama wiyakira uraryama namashika njyama ubuzuka gusa ari ukuja kuzuka nabyutse 6 mu gihe bampaye gahunda ya saa 2 zuzuye zobe nashitse wowe wabyutse ku bitaro zuka 6 ubona ubwoba zuka 6 umujyo saa 9 zarashitse za nijoro namba ndi maso namba ndi maso ibitekerezo bija kure cyane ntekereza byinshi cyane kuko barabazagenda ngo ntibavemo ariko ndasenga ndabati Imana nimba hari ikintu nagukoreye cyane narataramye kandi narataramye mvuye inyuma Imana no mu gusenga uzubwira Imana nakoze iki narataramye nukuri Imana yo mu ijuru yaranyumvishije cyane amen nati Imana ibaze nta umunsi nabuze tike yo gufata bisi nja gutarama yako twataramiraga ni kure nagendaga n'ibirenge nagendaga n'ibirenge ngashika ngatarama na wa muruho w'igisirimba ari iki ngasanga agenda n'amaguru kandi nsubira mu rugo. Yego izo zose mzibutse Imana naragutaramye. Yego naragutaramiye none cyane tunkoze isoni. Imana niringiye si bayari n'Imana ikora cyane Imana yo mu ijuru. Narasenze nduha ngaho mu buryo naje gusa amasaha 10 numva mu mutima nyine ndabohoka cyane kubera ko nyine nako nyine agatege gatangiye kuza kuga amasengesho nyine nako nsenga navuga ati Imana tiyo nkoze isoni. Ese muri iryo joro igihe wumva ko ufite ubwoba ugasenga ni iki cyane watekereza? Icyo natekereje nyamukuru icyo natekereje ukuntu kingana muri make niho ngikura. Atekereza ukuntu mba ngiye kuva mu buzima n'ikintu kitoroshe cyane. Yego atekerezo cyane nako ntekereza ngasa kogize ubwoba kuwihebye n'ukuntu muri make no yita amahirwe. Hari ahantu kuhava na amahirwe akomeye cyane ukaroza winjira nk'uri muzima waje kuva nko bakaza baheza ababyeyi ba makuru agati birashika cyane tuzabashije kugenda neza. Yego none atekereza uko nguko nkumva nyine ndihebye ariko igihe nasenze ndavuga ati Imana nimva nkava muri bloke uko kose nzoba meze gusa nagaruye ubwenge mvuyemo nzagushima. Sawa mu gihe wararyamye urabyuka kare nk'uko rendezvous bari bayiguhaye badewe nshaka nyine ubandanye uko byagenze. Urumva nabyutse kare nabyutse 6 nari mbyutse ndangije urumva muri make babanga ati ko nta kunyuza amazi mu kanwa gucisha amazi mu kanwa ari gufungura besha no kwibross. Ibyo byari birimo izo zana byabirimo kore cyane papa. Urumva kugenda ufite kakantu odere k'abazungu abo giho gatora ko ari babiri ariko cyane namabwirizaga yabwo ntako twogira ni kuko nyine dufashe taxi turagiye dushika ku bitaro turangije gushika niho urumva mbere yuko winjira muri block. Yego ubanza kuriha amafaranga caution nyine y'amafaranga nyine baguciriye kugira winjire muri block. Nuvuga uriha yose ntaramusigaje. Yego igihe nyine twarako turariha nyine amafaranga nyine na ba oncle niho docteur waje wo twahuye nyine ampima no mudamu niwe waje areba nyine aho bazarihira caution
arangije arambwira ati twatinze amasaha bampaye karasa kayayegereza cyane. None ati barambwira ati abandi bana n'ababyeyi twajanye baraguma barihe jewe nje gutonda nimara mbone kwinjira muri block. Yego. Ndagenda nyine doctor arantwara, ababyeyi baguma bari hanyine bakurikirana iz'amafaranga. Yego. Ndinjira nyine ahantu nyine mu gashambre kamwe baranga ati ntegereze gatoya. Ndategereza niyo twahuriyeho nyine n'undi mudamu nyine waruzanye murumuna wiwe kwibaruka. Yego. Abona afite ubwoba cyane. Abona afite ubwoba. Arambwira ati humura biraza kugenda neza. Imana irahari. Nawe n'umutaramye cyane ndamwemera cyane. Yego. Oya mwari mwahuye mwese. Ndamukunda bimwe birenze, n'umuntu uzutaramira Imana ntabujyajya. Nyine arampumuriza ati we yagiye muri block inshuro 4 aja kwibaruka. Inshuro 4. Numva ko ari abantu nyine bagiye muri block inshuro 4 bakavamwo. Agiye kwibaruka. Yagiye bamubaga. Inshuro 4. Niho nanje nahise nyingirira agatege. Ati umuntu agiye muri block inshuro 4 akavamo. Urumva jewe ijyari mwe urumva nyine Imana yo kinga ukuboko nyine kavamo. Yego. Nibwo nategereje, ndangije gutegereza. Umudokiteri arampamagara arambwira ati anyishiza mu kandi kumba nyine. Arambwira ati ibintu bya byose bisige, ari nyine urumva ibintu byose ndabisige nyine muri ako ka box kari gahari. Wera nyine ku dukomo amahuzu mbesho n'inkweto zose nyine ndabisiga. Kenyera abagirigi kanshi cyawe nyine bazambika abagwaye. Ndakibona. Abaracoco nyine nambara. Hagati aho nyine ninjira mu kandi kajyango, nije muri ako kajyango mpita mpurana na nyine n'abadogiteri benshi kuko nije muri ako kajyango. Nibo nyine bagerageje kuvura. Kumvura. Cyangwa abo nyine wababonye gusa ukazugira bwabwo. We nababonye nyine kuko iyo winjiye muri ako kajyango urinjira nyine ugahita uhuranaga n'utwumba twinshi pe dushoboka. Kuko muri ako kuma nta muntu ukagera ngo atari abaganga bonyine babaga. Nibo bonyine. Yego. Niko kwinjira, ndangije kwinjira mpurana nabo. Murabona kuko nyine baba bafite nyine amazina yanje. Ninjiranye n'abaganga bane b'abakobwa. Nibo bambazi. Ibibandanya biracahari byinshi nonoga aho nga Imana yagukuye kure kabisa. Ni kure aho nga nonoga urumva izo ni nk'incamake cyane. Naho nshimira Imana cyane izo yakoze naho muri block n'andi muri sale nyine nari mpanzemo. Niho hari ibintu bikomeye cyane nashima. No narinje muri nyine kuko narinje muri ako kajyango nyine ndangije kwinjira. Kuko nyine uko nyine winjira uba afite liste nyine y'umuntu bagiye kubaga. Yego. Kandi buri muntu nyine afite ingwara abaga. Nonoga baramfata nyine barati ko n'abantu bafite imico cyane. N'abantu bafite imico barako banza bakansetsa tugaseka nyine muri make kurangaza. Nuko kundangaza nkibagirwa nuko ngiye muri block. Kazibagirwa. Niko kunyinjizamwo nyine ndinjiye nicara ku gatanda narinjiyemwo aho rasa kandi kugira ubwoba. Kuko wabonye iki cyaguteye ubwoba? Nari impasi. Cyanteye ubwoba. No ni ibintu nabonye. Iki nageze nkumpura nyine ni kitanda nyine kino gisanzwe cy'abagwayi. Ko nyine yarakonto nyine ibyo bigenda bitandukanye difference. Noneho mpura nyine ku mutwe nyine uba ku mutwe nyine w'igitanda. Hariho ibyuma naje ubwanje tubasha nako byabyanchance. Byabyanchance. Ibyuma nyine urumva
k'ikoranabuhanga ryabo niho nabibonye, noneho nagiriye ubwoba neza nkatangira ko kugira icuye ni igihe nabonye iruhande rwabyo, niho nabonye ibi bintu abantu bagwara za kanseri mu maguru, mu maboko, bano bantu nyine bacamwo amaguru n'amaboko. Narabirangije nyine mbona aho bicometse ku mashini neza, nama numva ko neza, noneho niheba burundu, ndiheba mbonye bya byuma byabo kuko natura mbibona nyine wenda amafilime ariko nari ntarabibona nyine vis-a-vis gutya live. Mbibone rero niho nagize kandi ubwoba. Abaganga nyine barambwira ati Semahoro, ati humura nta kibazo biraza kugenda neza, gusa wowe upfe kwizera. Se mu gihe wabonye ibyuma ariko dusubiye inyuma, mu gihe bigeze barakurangaje, kera waragize amarangamutima wumva ari amahoro byoba, winjiye muri bloke uhura na za ibyo byuma nkari imbugita gusa. Noneho hagati aho ni umupanga nazo nahuye nazo sizini. Uresha gute? Ni umupanga nyine. Ni umupanga se kandi wari kwa mukayangana. Ni ukayangana neza, urumva ni ibintu biba bicometse ku mashini icyo bakoresha nyine barakubakorera nyine gahunda yabo. Kicinjira nahuye n'imeza neza ndende iriho, urumva umurongo umwe wari uw'isindano gusa, sindano. Umurongo wa kabiri wari nyine ano mabande amapamba. Umurongo wa gatatu reka finale nuko nararebye neza nkaza nkase niruke ngire gute mana we tuba batarantera ikinya nyine nari waba nyane kicica nyine ugatanda nyine turi ko nyine baguma bakora ibya begeranye ibyuma byabo. Mbona imbugita nimbuzo utazuruti ariko iyo gwaje nyine rumva rwarwaje kandi umuntu agendana n'urupfu ntabazasigana, nta muntu uzakubesha ngo azasigana n'urupfu tawe. None niko kuzibona ndazibona neza, umurongo warakuvaniriya neza gusaba imbugita nta kindi. Ndavuga ati man uko nahangangiye guca nuro nyine wabonye nyine ncemwo ariko imbugita n'imbugita akazi ntema ndi gukunda hati nani nk'ibirayi nyine kumva neza umutima ugiye kuvamo. None ngo imbugita inceho kumva nyine hariho nyine difera nyine nini cyane. None niho nyine banteye gatetera nicaye ku gatanda, banza kuntera gatetera bampima umutima tension, babona nyine ko uri gutera nyine nyine biri kontre nuko bashaka ibo. Yego Baranza nyine barinda urumva neka yazamutse, baranza nyine barinda nibo babazi nyine aho ugera nyine bararinda nyine ko bafite nyine uzuma baguma kureberaho. Ubwo nyine baguma kureba uzazuma nyine niko babantera gatetera nyine barante banshiraho na serum ariko baba banaguhendaga, ariko nyine baguma kuntera nyine gahunda baguma nyine amablage joke nyine nkizo nyine. Ubyo naje narako nseka sindo namenya ko ndi muri bloke cyane. Urumva saba abantu babatejeje ubwoba ngo kuko nubwo uri umugabo meza gute nta mukobwa gutera ubwoba cyane tawe nako mbabona gusa mbabona nk'ibyishimo bari kubavuga nyine biteye ubwoba n'abantu bari kubavuga cyane. Nonoga umutima nyine babona ko nyine byazuma byanyereka ko umutima umeze neza. Niko kumbwira ati bazana nyine yagasani ka mbere nyine muri Kenya bita kisahani ko niyo nyine isahani iriho inani nyine mki amapamba n'inshinge. Barambwira ati ni nyuname nyine usa ko wunamye bukiya umugongo. Ndunamye kuko inshinge zikinya bazintereye umugongo muri no kolone nyine ziranyuma. Ndunamye banje nyine nako mbibona nyine aho kwisana ko nyine warufite isani yari imbere yanje. Nyine yageza nyine akabanza nyine abakabanza nyine baraza baranyozanya mu mugongo nyine baranyoza bangije kunyoza
ko nako mbana nyine wasiga ibintu bimeze nka jaune. Barangije nyine barangatiye muri make niko kunama cyane nyine umugongo nyine sakunamishije cyane. Ndangije banteye agashinge ka mbere karinjiye basa nk'abakarekeyemo kwanza. Banteye udushinge 10 dukurikirana. Utawumva nyine nako nuvuga ko kakinjira nyine ko nyine abakonje cyane no block abakonje nako neza baratwinjiza twose nyine turinjiye barangije bazana indi serengi nini bagenda bapompa nyine umuti bapompa nk'umuti bagahita bagakuramo ko bateye umuti bakagakuramo no nyine barangira ati ni njyame ndaryamye zira akamaro kandi batajya abantu bavuga tubashana Imana ariko Imana ifite ubuzima bwacu turashima iteka cyane. Ubona babonye ko namaze amasaha menshi ntajya kuva mu ijoro kugeza mu gato ugashitse mugoroba nyine ko atari ibintu zoroshe. Banzane akanywaji ka embe ku gatanda barambwira ati nizamura ukuguru ndakuzamuye ati banza ukwitse ndakwikije haca iminota 2 ansizamura none uko iminota igenda izamuka niko none ntangenda none amaguru ajamwe nyine kinya. Urumva ko ikinya banteye kinya gifatira muno ngora kwijosi kuzamura umutwe nafite ubwenge ariko ibindi byose dariko nyumva muri ko ibindi byose nta kintu nakimwe kizimana ko niyumva nuvuga wakukora umutwe gusa undi ibindi bice byose ntibikora ibindi maraki nta kindi kintu cyara kugikora no umutwe gusa wonyine. Yego none uba naho giye nyine najyanye gatanda urumva sinako mpindukiza nako numva muno nyine asa nyine urumva nako ndi bantu hamwe gusa hejuru nyine hejuru no nako ndeba sinako ndeba iruhande niho nyine natangiye kucumva nyine kinyijemwo kumva nagagayo nje wese urumva nako numva gusa umutwe nayo ibindi tazo nako numva ko mfite. Niho barangije nyine babona ko nyine kinya camfashe batangira nyine gukora ibyabo bafata ishuka nyine ya vere barayinkingiza imbere guke ko nari njyamye nyine guke barayinkingiriza kuzibira mu maso azibira mu maso kubwira ntabona nyine ko nico gihe usanga umuntu ahuye n'ikibazo yibonye nyine bira bintu kabina biriya bigutera nyine attention kandi hari attention niwe biba nyine bimeze nabi. Niho nyine ndangije nyine ndaryamye batangiye gukora nyine ibyabo nyine ntumva nyine barashigaye nyine imikasi yo bikiko sinako mpindukira nako ndeba hejuru gusa. None ndangije umwanya nyine ankira aho mbona bazanye nyine imikasi nyine baranyekereje urumva muri make sinako numva ko bari kunkoraho. Niho narebye nyine hejuru kuri plafond ko bafite inzira plafond zibiyo niho nahise ngira niho nahise ndangira kubireba byose bakubirebera muri plafond nako bira nyine muri plafond nyine zo barako bakora byose niho nahise ngira niho nahise ntangira kubibona urumva muri make bantora kwamenya ko mpa mbibona akonje nako mbibona uko byose babakora batangiye nyine kunyitaho nyine bazanye nyine amikasi yabo ya zambugita zabo barabaza nyine batangira kubaga ko bari kubanyuzaho rimwe gusa bamara bakagata uko nyine gakora rimwe bamara bagatora kandi kuko bari bane nyine umva uwa gatatu uwundi umwe ni ushinzwe kumvugisha gusa nyine mbaza uko bimeze kamwishura abandi batatu rero nibo barako bankora nyine niho cyo barako bankora niho nagize niho natangiye kure nyine nareba muri plafond nyine kayibona byose muri make nka filme ko zabigenda niho nagize niho narebye nyine mbona ukuntu nyine basatuye barangije gusatura mbona ko nyine urumva nakantu bakoye muri make kakameze nk'agatomate kantu gatukura cyane kagafite n'imitsi nyine
nyine bagakuramo nyine urumva babanje barasatura barangije gusatura barekera gutyo nyine urumva banza bagakuramo kwanza. ese ako kantu bagakuyemo wari kuguma ureba muri plafo na cyangwa urumva nariko nja guhumiriza icondo uwa kane nyine ushinzwe ico arashinzwe no kugira ngo simpumirize ngo nkanuye kandi kuko nkanura urumvaga kuko ino mitsi hano mu ijosi ntara ko yemera ko nyine mpindukira inguma nzunza umutwe urumva nareba gusa hejuru kandi uko ndeba hejuru uko mpande hejuru niko mpambibona gusa urumva aribyo byari biri mu maso yanje. Ego baragikuramwo cyari kimeze gute? Urumva kuko nari ntangiye kuko narabirebye urumva umutima usa kuteye cyane kuteye cyane nsa kugize no koba niwe atansiyo nyine natangiye kumva umutima urumva nahise amenya ukuntu byaje nama numva umutima utangiye gutera gusa nkaza nyikoza mu birere ngasangaga nyine umutima uratera cyane. Hari n'abaganga batangira kugira ko nyine bamaze kunsatura nyine bamaze nyine urumva baba basatuye bataratangira gusona kuko barasatura akabanza kwanza bakahoza cege basatuye barane gusatura bataranasona nibice na mutima wagize ikibazo nyine tangira guhumeka nabi umutima utera nabi kubera ibyo nabonye ndangije isa nyine umbura umwuka nareka guhumeka kujya nyine ukumva mpumeka nabi nako nyine ubwenge ntangenda mu make nyimenya ubwenge nyine butangiye ko kugenda nibwo natangiye kubona nyine abaganga epfo hasigara babiri babankura haruguru baza abandi babiri ko nari ncometsweho insinga nyinshi cyane. Ndangije nyine batangira nyine kunyitaho bashiramo bijya byabo zo kongereza umwuka oxygen biranga bongeza umwuka biranga barakindi bafite cyo amaboko nyine bagakandisha amaboko nyine gura bareko umwuka ujamwo biranga mbona ko gusa nakumva nariko numva gusa umutima nyine ni utari hamwe ukora ko umutima nakutera cyane naje ubwanjije nyine natangiye muri make ko kwibura ko kwibura birumvikana aho byarinze bigera bazana kijya cuma cyo gushitura umutima bareba uko ugenda bikanga byari bimeze nabi cyane none mu buryo numvishije nyine umuganga abwira undi ati yewe none ati ko bimeze gutya tiworeka gukora kunyine gusona ngo nuko bitameze neza bakomeza umukore natwe turareba uko tubigenza nanje ngumana n'umutanara ati icyo gusara ko bakora nabo barakubakubita inshi ku matama kugira ngo sinsinzire kuko iyo uhumirije nico gihe bizayiba nabi ako nyine ugomba ukanura nico gihe usanga nyine nabo nyine bamenye ico bakora ko nabaganga baragusiguriye iyo uhumirije niyo ukanuye nyine gusa gusigura ntibara ko babisigurira neza niho natangiye kumva nyine neza nkumva neza nako mbona nyine ko ubuzima nyine gatangiye kwanka ndavuga ati nyine ukubonetse nako nyumva gusa nyine hamwe natangiye no kugira icuya kandi konje cyane abakonje mu buryo onambara n'igikoti toro wumva n'icuye ako namatangira kuzana nyine icuya kubera ko nyine nako numva nyine umutima utameze neza niho haciye akanya umuganga bose bahagaze babuze icyo bakora nyine babonye ko bitoshoboka bakora ibindi bizabishoboka byose ko nyine hari ibintu bimashini byinshi bareza uko bigenda kuko nagiyemwo saa 4 nagiyemwo saa 3 mvango amasaha nyine y'umugoroba naje ko ntari nyazi ko navuyemo naje ubwanje ntiyizi ubwenge butari kugiye barangije sinzo kuntu nyine umuganga yanteye umuti muri katetera insa numva nyine ko mera neza aranga ati ni kwega umwuka wo kura hanze
nyine winjiza cyane ukwega usubiza nyine kuko nyine ndakweza umwuka cyane none ndawinjije nyine urasohotse ntanga kumva nyine ko umutima urimo uragaruka utangira nyine kugaruka nyine ko nanumvishe nyine byansi mu buryo naje ubwanje barakubamvugisha waje ushinzwe kumvugisha yarakwamvugisha nkumva ibyo yavuga simpambyumva kandi numva gusa niko umuntu waba uvugira kure cyane kandi umuntu yavugira kure ntiwamwumva nyine ibyo ari kuvuga nkumva gusa nyine barasakuza ariko usemenye ibyo yavuga niho nyine niyandi muti nyine numva nyine umutima ugarutse ku gihe niho natangiye kumva nyine meze neza barabazi nyine barasona barangije gusona none uwo muganga ko nananiwe kubivuga uwo muganga asize ukuntu yarebye abona parafo yabo nyine kiragaragara cyane niko kumfuka igitambaro mu maso apfuka igitambaro mu maso arangije kugifuka nyine simbone sinabona ukuntu babasona barangije nyine barasona barangije baranshiza nyine ya mapamba nyine bya gukinga nyine ya mabandi baza bashiraho barangije kuyashira nyine icage banyemure ku kindi gitanda ico nyine gico gusunika baransoye nyine ngeze ku muryango nyine barambwira ati ndora akantu twagukuyemo sinasha nakabona sinakabonye ko nyine ntwari ugifite se urumva ubwenge buri ku gihe cyangwe sitayeho sinashe ntabwo urumva muri make ubwenge nikaho nyine ntari meze neza sinari meze neza ko sinarakumenya none sinarusha namenya none naho ngeze n'ibyo ndimwo sinashe nabimenya se mu gihe babashe kuzana bya byuma bagapima bagaragaza uburyo bwose barebe ko umutima waje ku gihe bagasoza akazi kabo ni nk'umurimo wabwo w'Imana wabo barabikoze ariko wowe ntiwahumirije sinahumirije kuko nako niyo watera ariko wowe ntiwahumirije kuko najaga guhumiriza bakankubita nyine shi ku matama kugira ngo simfuka amaso hari igihe byatwaye ukiyahumeka ati hari igihe byatwaye umutima wawe utera nabi umva igihe umutima ari utera cyane mu buryo naje ibingibi cyangwa utari kubiba kuko naje bwanje sinakumenya ibyabiba sawa urumva uko byagenze byinshi warabimenya ko waba ubona ibitekerezo bihari umutima gusa niba utari umeze neza utera sawa watubandanyiriza uko nanone ngana ku musozo uko byagenze urumva nyine ko ntarako nyine nyimenya nyine ku bwanje banyereka aho kantu nyine kavuyemo ko sinasha nakabona bazaga ababyeyi banje baragafotora barangije bagafotora ahantu bahitiza nyine abavuye muri bloke nyine natangiye kugarura nyine ubwenge nyine numva nyine meze neza ndinze n'ikinya kinshiremo ndangije aca akanya nyine numva ntangiye kugira inyota urumva natangiye kugaruka ubumuntu nyine tangira ndasaba amazi baranga ati nta kintu bashobora kumpa ikinya kitaramvamwe nyine urumva mere neza kuko barambwira ati zamura ukuguru kananigwa ati banza wihangane ikinya kigushiremo uba cyatwaye hafi nayo k'isaha n'igice kugira ngo kinshiremo ntarafungura ushizeho najya nijoro najya amasaha kandi nari nshonje birenze ari nshonje niho nyine natangiye nyine babona nyine amasaha ko yagiye nyine babona kuko nari ko mbasakuza cyane kabagira ati
nkeneye ndumva mfite inyota cyane icaka bampa nyine ndakamwoye none nawe kamwe numva ntakigenda ndasubira basobanzana kandi aho kanya nyine nkiyamwa bambaza nyine haza undi muganga nyine ambaza ati cyo mfungura ndamubwiye arangije kumubwira cakanya arabizanye ndafunguye nakinjiye amazi ndamwoye neza cyose neza namakimara cyose n'inyota n'inzara none ndangije kukimwa none ugamunda nose bisa nk'ibyuzuye ako kanya nyine bahita banjana mu yindi sale nyine ko muri iyo sale nasanze harimo undi mugabo duhujije ikibazo nyine twese babaza uko ariko nyine we ndaganti yageze ingaruka kizo nagize noneho tubanjana nyine muri iyo sale yo nyine iba hejuru nyine urumva igitanda cyacu cyari gifite amapine bagenda bansunika bancisha muri esanseri turaduza hejuru nyine amasambure yabo yaba hejuru shambure zabo shike ndinjiye icyo gitanda nyine tuzi sinakivuyeho nicyo ngicyo nyine urumva nyine ndaryamye aca akanya numva nyine nkeneye kwihagarika ngiye uncle wanje twari turi kumwe ndamura ati nkeneye kuja kwihagarika afashe ukuboko nyine nakuko nasana ntaratangira kubasha kugenda kandi ko ncumbagira buke buke ndacumbagiye ngeze muri kabine kwihagarika biranga kubera se byuzuye oya urumva ikinya cyari kitaranshiramwo ndinjiye none ndabatimbwira uncle nati mu kivi bitarakunda reka tube none kumva nyine nkeneye kwihagarika ariko kugira zisohoka bikananirana birumvikana ndabwira uncle nati turaza gusubiramo no wenda reka mbanze nje kuryama mu kanya ndasubirayo nyine ndajyanye mu kanya nsubire rya kabiri biranga uko nyine biri gutinda mu nda niko akada kari kubyimba kubera nyine amazi menshi uzora niba atinze kwihagarika uzumva ko amara ari gusha cyane none numva ko byanze mbwiye uncle nati byanze cyane none kuko gitanda nyine uko amasaha yaragiye cyane amasaha yarakuze mu ijoro abaganga nyine uko gitanda nyine ku mutwe wawe hari abantu haba hari akagaterekomande iyo ugakanze abaganga bahita baza uncle agakandaho ntihaciye n'iminota 2 bahise baza bareba nyine tubagira ikibazo dufite arambwira ati ati ihagarike ati ntibizokunda byanze aho kanya hamagaye abandi baraje baza nyine kandi gatanda nyine kariho ibikoresho byabo ndangije nyine mu buryo bakoze ikintu mu buryo ntari nzi ko cyo gihaba reba ukuntu babigenjeje umupira bacisha nyine umupira umva bazanye undi muntu ikintu kimeze nk'umupira ka pepeti ya jaune banyine babona bayinjiza mu kanwa iragenda neza irinjira ishika no mu nda neza nako numvira mu nda irangije no akubashira ku gitanda nyine bashira ishashe nini cyane none ukumva nyine ubucafu ugatangira kuva nko buja muri ya shashe ariko nje simzumve gusa nyine bikaguma bikagenda byonyine uburyo nyine onani uncle wanje Imana yo mwijuru zo mumugisha cyane Imana zo mwitura ibyo yakoze mwituri neza iryo joro yamara arabona urumva cyakuzura agahita aja kumena agasaka kigarura urumva neza nyama kirarana buri ndabuce urumva muri bakiyo ntarusha sinzira kuko nje nari ndushe cyane namasa no kumvishije kudutotsi ndajyanye burakiye mu gatondo abaganga baraje babonye ko meze banteye umuti barangije cagishashe bakinkuyeho najya ujya umupira bari banshizemwo nyine banteye umuti nje barangatije muri kabine nyine urebe shika muri kabine nsa nyine ibintu bigenda neza cyane nyine birakunda kunihagarika ndangije bigenda nyine kuko sinamaze nk'igihe sinatinzemwo namaze nk'iminsi 3 tangira nyine kuba bangati barancura umugoroba tangira nyine kwitembera nyine buke ako kanya haje
umuganga arambwira ati ko ntiwogenda utagize utoze reka nyine tukwiteho nyine tugukore hama niwarangiza urahita ugenda. Ego. Haje nyine umuganga nyine tugiye muri dushe nyine ndamufashe tugiye muri dushe aranyuhagiye nyine urumva nyine ko muri make niko kumpana kuko nari ntaraba umuntu wo koga. Ego. Namaze 2 semaines ntoga. Gusa urumva no kwihanagura. 2 semaines ntoga ari kwihanagura gusa. Noneho ndangije nyine arampanagura arangije kumpanagura nyambara nyine aka kilote urumva ukuntu kari kangana kari kanini cyane uburyo twokwambara turi abantu akabatandatu rahira hakika kari aho karo neza noneho ndakambaye ko nyine uko kari kandi kwicana turagiye dushitse nyine mu modoka nyine kandi bashize ku gakinga baranjanye ko nyine inzira ari munsi urumva amashambure ari hejuru inzira nyine yo gutaha urumva nyine bitaruzo aho hasi nyine hariho inzira yo gutaha ase kandi bashize ku gakinga kibancishe kuri essence ndamanutse kandi noneho imodoka nyine caguye dufite nyine imodoka yaje kudutora twenyine baraje nyine baje kuntora nyine naho nyine twari ducuwe nyine baducuye nyine dutashe turangije turore nyine mu modoka kugenda nyine bikagenda bigorana twashikira dushike cyari kibazo ko twaganaga twitonda ko nari ntarakira tugenda twitonze nyine Imana yadufasha tugera mu rugo kugira mzuke aho nari njyamye no kurinda kunyegura naje kuryama bagasaka kandi bagafata nyine baganshyiza ku gitanda none arangije nyine iminsi ko igenda ikura niko mva ngenda mera neza hace kuko ndibuka nabazwe ku minsi 2 hari na kabiri ku minsi 2 z'ukwicumi shoge nabazwe tugere nyine ko ku minsi ka 20 gutya ndibaza niho nariko nsubira nyine ku bitaro bakaja nasubiye rimwe muri mbese baje kunyoza nono nasubiye nkana 5 hagere nyine na 5 rasiba ndagira ati ninga ati nono ndo umuntu ukunda gusenga cyane materaniro sinapfa gusaba amateraniro gutyo ngiye nyine onke no ati yewe nono ndo bankene kuja gusenga nyine asa ko umuntu wanze arandi tuzakunda gabona intege na tutaramera neza naje nk'abati kugira bandeke nje gusenga kihagatege nyine nkambere ko nyine nakize kiyagarara cyane nk'abati none mbona ko nakize mureke nje gusenga bahati tugende nta kibazo nyine turagiye cyo gihe nyine na mama yarabwarakeye araza nyine turi kumwe badaga ngo bujya nti akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu araje nyine aransanze nyine niho twajanye no kurusengera kuri Karumeli twinje nyine ndangije kwinjira nyine ndasenze bisanzwe ndangije ndatashe buce kwa mbere mu barazwe mbona umutima uranga kuko igitaramo cy'abarazwe kugira ngo gisibe ni ikibazo oya n'abantu baba bakizi cyane kimaze gushika ahantu hose ni igitaramo cyiza abantu bataramira Imana habe n'abarazwe nabo hanze ubu nyine nibo nabo gusa niba basigaye bakurikirana cyane ni international oya yageze urwego rwo hejuru cyane ego none mu buryo nakumva gukora nsibe sinzi nditeguye ugiye nati ngiye gutarama ati nyabuna ndatireka ngende ndagiye shike mu barazwe nyine ndifata sanga ari kuri nyine kuramya orange na adoration nyine ndifata sina nyine ku muntu nyine ugwaye yego barabwiriza barangije kubwira none wagera amasaha nyine y'igitaramo umuriro uraka neza numva ko ndi muzima ntangwara ngwaye nanumva ko nyine ndi muzima cyo kimwe n'abandi ibisubizo z'amasengero maze mbakosirimba ndavuga ati njewe utarasigaye muri block yego nje utarafira muri nta kindi kintu cyo nkanga ndasirimba kandi nako nsirimba ko nyine no ku kibazo ufite nako nsirimba ntitaye ku kibazo mfite nyine ngasirimba
mvuga ati Imana ukumva nsirimba gutya indasirimba kubera amashimwe yawe. urafata minota 3 yo gushimira abantu bagize icyo bakora n'Imana yagize icyo ikora. None shima nyine ndakansirimba mpa inshima no kujya mpa nyine ati Imana ikirashira bongeramo ikindi nyine bigire ku cya gatatu, numva ko ntameze neza, numva nyine ko bitangiye kwanga, ntangira kumva umutima nyine bitameze neza. Nyine ndasa kuhagarara ko nawe nyine bari bashoje nyine amasaha yaragize. Ndangije nyine none abantu bambona bakavuga ati kuko igihe nari ndi mu bitaro, umuntu wese hano afite inshuti nyinshi cyane. Abantu bose ku ma status nijoro wari uriho ku nyine abantu bose nyine barampibriye cyane, n'abatari babizi barabimenya, barabyishimiye cyane. None bambone pa nsirimba bagira ubwoba, none abantu benshi akanyitegereza. Hari umuntu umwe iwe yambonye pa nsirimba n'umwuka wo gusimba wamushira, aranyitegereza ati ni wowe wabazwe, ndati nisha wabazwe. None no sirimba gutyo nati icagituma sirimba suko kuvuga ngo icagituma sirimba n'amashimwe y'Imana gusa, mpa takindi kintu nayikorera. Nyine birangije nyine barakiye ko nyine iminsi yagenda yigira imbere ko mpa ngenda ndakira neza kugeza n'ubu nyine bakuzamuka nyine mu nkambi ko nyine ahase nandi kumwe n'ababyeyi, sanga ababyeyi mu nkambi nyine bagume nyine banyitaho nyine ko umugwayi cyo kimwe n'abandi bari bakwitegereje. Kuko ngira mukecuru wanje niwe wandiza kuva nkiri mutoya cyane, kuva nkiri umwana nkiri uruhinja niwe wandeze. None wasanye no ku muntu ugize ku munsi wo bucanja muri block yoho sinzi uko ko yari ameze, ariko yarambwiye ati no kuri yarihebye cyane, mbese ni umuryango wose. Oya birumvikana cyane. None sinjabonye shitse, narashitse neza kazabona gusa nako mbona ko yujujwe gusa. Ndangije umuntu yareza aragaruka ati kwinjira muri niko uca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu gasuka garuka. None warangije nyine atangiye kunyitaho no kwimisa yagenda niko iminono climat ya nyine nawe urabizi imbeho ni nyinshi cyane. Tangije none nkumva nyine ko kuguru kw'iburyo ko ariko kwagize ikibazo, imbeho yaba ngasanga bacumbagira kandi nkuba nyine neza byanze. Noneho nyine nati basoka kandi aravuga ati reka mano kandi abantu bashushe ndebe suye no muri control ndebe nyine zanoje mu gusa kandi guca kuri control barambwira ati uborese kwanza ko nyine kinyante kizapfa gushira nk'umuntu gutyo naca après 3 mois cyangwa 4 mois nyine tumenya nyine ko zosubira muri control. Ariko ubu nyine nkabashima Imana ko nakize. Amen. Narakize sigaye nkubita umukunga neza gusa nyine ko ari hamwe nyine neza bigera nyine bikangara kakagaruka gakiye kubera ko nyine ntarakira neza. Ariko nuko nashima Imana kandi Imana ikintu wankoreye zagushimira. Nashimira cyane. Ituro neza rifatika kandi apana muri irishwe ikimasa. No hagati aho nshimira n'umuryango wanje. Mfite umuryango buryo sinzi ukuntu kandi no bifata. Mfite umuryango buryo ufite umuryango ukunda nawe ni irindi shema rikomeye cyane. Ureze uburyo bitanzemwo suko ngo bababuze icyo ikindi bakora. Barafite inshingano nyinshi nyine nk'abakuru y'umuryango nyine. Ariko nyine banyitaho nyine ibintu zose. Ndabashimiye cyane aho muri mwese Imana mu ijuru bagirire neza. Imana izobahembe bivuye kuzo mwakoze kandi mwabikoranye umutima w'urukundo. Ndabashimiye cyane. Shimira n'abantu basengeye cyane baransengeye aho hose nyine muto inshuti yanjye yose iransengera ndetse n'abansuye. Ndabashimiye cyane. Imana mu ijuru ibagirire neza aho muri mwese. Nanje shimira abakurikirana kino kiganiro bagiranye ibihe byiza byo kumva ubuhamya. Nukuri Imana igira neza kandi Imana ifite aho yakura umuntu, ifite naho yamugeza. Ndabashimiye abakunzi ba Animasha TV.
kubyo mwumviye hano, n'undi wese afite icyo yadusangiza areba nimero munsi